Yefuta ari imbere y'urugamba rukomeye yahigiye Imana isi abanzi banjye ikizasohoka iwanjye bwa mbere nicyo nzagutambira
Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni, tukarira twibutse Siyoni, ku biti bimera iruhande rw'amazi iyo i Babuloni. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni, tukarira twibutse Siyoni, ku biti bimera iruhande rw'amazi iyo i Babuloni. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni, tukarira twibutse Siyoni, ku biti bimera iruhande rw'amazi iyo i Babuloni. Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tukorere dufite umwete. Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tukorere dufite umwete.
twibagirwe gukora. Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere dufite umwete. uzaturinde kwibagirwa Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere dufite umwete. uzaturinde kwibagirwa Mana kwibagirwa n'ibibi uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere dufite umwete. uzaturinde kwibagirwa Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere dufite umwete. tugukorere dufite Tugukorere dufite umwete. tugukorere dufite Tugukorere dufite umwete. tuze gusenga dufite Tugukorere dufite umwete. tugukorere dufite Tugukorere dufite umwete. tugukorere dufite Tugukorere dufite umwete. dutanga amaturo dufite Tugukorere dufite umwete. dutanga icyo cumi dufite Tugukorere dufite umwete. tugukorere dufite Tugukorere dufite umwete. 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 Yesu ashimwe. Ubwo abandi bibashimishije, ye ntago binshimishije, kubera ko abantu nibyo turi gukora gusa, twaribagiwe, twahize imihigo myinshi, turavuga ngo Mana nukora na kiriya tuzagushima, ariko Imana irabikora tukibagirwa. Rati Imana ibaha umugisha. Baravuze ngo Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, kugira ngo tugukorere dufite umwete. Abantu benshi baribagiwe, no muri uno mwaka hari ibyo Imana yadukoreye. Imana iturinde kwibagirwa. Amen. Kandi Imana itubabarire. Imana ikora byinshi. Reka twakire umugwaneza Jeanne atambuke aze ashime Imana. Imana igomba gushimwa, twaba twishimye tugomba kuyishima, tubabaye tugomba kuyishima, wariye ugomba kuyishima, utariye ugomba kuyishima. Karibu ushime Imana. Haleluya. Mpagaze hano n'umuryango wanjye dushima Imana. Hano muri iri teraniro harimo famiye yanjye nini, harimo abavandimwe, harimo ababyeyi, harimo data umbyara mu mubiri, harimo abatante banjye, harimo abakuze, harimo benshi, ariko mu izina rya bose reka shimane Imana n'aba ngaba. Reka some ijambo rimwe riri muri Zaburi 147, tuvuge impamvu itumye tuza gushima Imana. Ni 147 n'umurongo wa mbere, haravuze ngo haleluya, ngo kuko ari byiza kuririmbira Imana yacu ishimwe, nuko igikundiro kandi gushima birakwiye, kandi gushima kurakwiriye. Imana itugirire neza. Umuntu wavuze ngo agiye gushima Imana, abantu bagira ngo ni umusazi, ariko gushima Imana kurakwiye. Twateguye n'amaturo y'ishimwe, abadiyakoni bayigize hafi, dushime Imana. Uyu munsi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12, hashize ukwezi kumwe n'iminsi 4 mbuze umwana wanjye wa kabiri. W'umukobwa. Nkunda kuvuga ngo yari umwe ku mubumbe, birashoboka ko yari umwe,
kandi birashoboka ko ari nako kuri, ariko ndashima Imana. Biragoye kuba mfite amarangamutima igihe nari ndi kumwe nawe turi hano hepfo, ntabwo nigeze ngira amarangamutima, ariko ndashima Imana. Gushima rero kurakwiriye. Mpamvu ya mbere ituma nshima Imana, Imana yabanye nanjye ikomeza umutima wanjye mu buryo bukomeye burenze nanjye uko nabitekereza. Ndavuga ngo ubanza ubwonko bwanjye nkimara kumva ko yapfuye akoze impanuka mu buryo butunguranye. Abantu dukunda kubana hano mu byumba, Imana yajyaga ivuga ngo igikuba kiracitse, sejemu umushumba wanjye arihangana, bavuga ngo igikuba kiracitse ku itorero, nkahita nyine mureba nkavuga nti ubuse nkumva niwe ntekereje, ariko umwana yarapfuye, mpita mvuga ngo iki ni cya gikuba kabisa. Ariko ndashima Imana ko Imana yarinze umutima wanjye, karinda umunwa wanjye, nta jambo ryo gutuka Imana ryigeze riva mu kanwa kanjye ngo nivovote cyangwa se nyituke. Ndavuga ngo ubanza ubwenge bwarahagase. Ndibuka ko naririmbye ari kuwa kane, ndirimbana na Titusi mvuga ngo misha mu mababa yawe atandasa. Ndashima Imana ko Satani atandashe, cyo ni kimwe. Kabiri, ndashima Imana, shimira itorero ko bambaye bugufi. Gatatu, ndashima umuryango wanjye bwite, Imana ibaha umugisha. Abari hano mu Rwanda n'abatari mu Rwanda nabo ndabashimiye, nabo bambaye hafi, nabo Imana ibahe umugisha kandi mwinshi. Ndashimira Abanyarwanda, cyane cyane abaturage bo mu kagari ka Rwampara, nabo baradutabaye, Imana ibaha umugisha. Ndashimira abakozi b'Imana bagiye batandukanye bakorana na ba Petit Sœur, abo basengana nabo Imana ibaha umugisha, bose baradutabaye. Ntabwo rero dutinda ngo mvuge ibintu byinshi. Wakwibaza ngo si uyu mugore ni umusazi. Umugore apfushije umwana, azanye amaturo yishima. Narabitekereje nyagejeje mu rugo, ndavuga ngo nshobora kuba ntafite ubwenge. Umwana umwe arambaza ngo ugiye gushima Imana ko yamwishe se? Ariko ndavuga ngo gushima kurakwiriye. Haleluya. Birakwiye ko dushima Imana, kuko Imana yari yaramuntije, Imana iratirura. Numva iyo umuntu yagutije ikintu mu gihe gikwiriye araza akavuga ati mpicyange nagutije. Yari yaramuntije kuko hari abitamutije, yari yaramuntije, igihe kigeze irambwira iti nje gutirura ibyanjye iramutwara. Rero numva gushima kurakwiriye. Kabiri, yajyaga ivuga ngo uzamukorera ubukwe, ntago ndi bubisubiremo, bamwe barabizi. Kavuga ubukwe izamukorera ikabuvuga, nkumva nanjye ngambiriye mu mutima kuzatanga iri turo ry'ishimwe. Nkavuga ngo umunsi umwana wanjye, Imana nibayazane hano, nkavuga ngo umunsi umwana wanjye Imana yamukoreye ubukwe, nanjye nzatanga ituro ry'ishimwe mu nzu y'Imana. Rero natanze ituro ry'ishimwe rijyanye n'ibyo yakundaga, numva nta kindi natanga, numva natanga indabo nziza, nziza kandi ziri ku rwego numva umutima wanjye wishimiye, numva nizo natanga. Yatwaye umwana w'agaciro mu buzima bwanjye, nanjye nyihaye ituro ry'agaciro. Iri naryo ni iry'agaciro. Rero Imana ishimwe. Ndumva ari icyo ngicyo navuga, nkavuga ngo ngiye kubasaba mumere Imana amashyi spesiale, kandi ntabwo muretse gatoya, ntabwo nsaze, ntabwo ndi umusazi. Imana yarabikoze ibigenza neza, imukorera ubukwe bwiza, ibutambutsa ku isi yose. Ubu bukwe bwiza iramushyingira, iramwishyira. Rero ntabwo tubabaye nk'abadafite ibyiringiro, ahubwo mu gitondo cy'umuzuko tuzamubona. Kambasabe mufatanye nanjye n'umuryango wanjye, kandi nkomeze nkwihanganishe. Bashobora kutabishyikira bamwe, ariko nuko nguko bigenda, nuko byagenze. Yaramuntije iranamutwara, nanjye nje kwishimira ko yakoze iby'imbaraga nyinshi.
yakoze iby'imbaraga nyinshi. Reka rero mbare gatatu dukomera Imana amashyi ya speciale. 1 2 3. Imana ibaha umugisha mwinshi. Jani arakoze cyane, ntago byoroshye, ariko Imana iguha umugisha. Abandi bashima Imana ari uko byagenze neza, ariko mu bibi no mu byiza tugomba gushimira Imana. Imana iguha umugisha. Reka nsabe iteraniro ryose rihaguruke, twitegura kwinjira mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, uko turi bumare umwanya twicaye. Basabe mwese muhaguruke duhimbaze Imana. ibyunyura mu biruhije nshuti iby'igihe gitoya ntibihoraho ntibigatume uteshuka ureka Imana idahemuka tuyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera tuyizera ibyunyuramo biruhije nshuti iby'igihe gitoya ntibihoraho ntibigatume uteshuka ngureka Imana idahemuka tuyizera yasezeranye bizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera tuyizera. Turagushimiye Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo. Turavuze ngo wubahwe kandi ushyirwe hejuru ibihe byose. Tugushimiye ijambo ryawe wandikishije, kandi tugushimiye n'uyu mwanya uduhaye ngo turyumve, twumve icyo uvugana n'imitima yacu. Duciye bugufi cyane ngo uvugane n'imitima yacu kandi uduhe ibidukwiriye. Humuriza imitima ikomeretse, womore inguma z'uburyo bwose mu ijambo ryawe, kandi ukomeze amaboko atentebutse n'amavi asukuma. Emera utange ihumure muri iri teraniro, kandi uzure abari bapfuye. Ijambo ryawe rigira imbaraga zo guhindura, kandi rigira imbaraga zo gukurura ibyari kure, zibikwegereze mu izina rya Yesu. Twemerera ucecekesha andi majwi yose, izindi mbaraga zose zititirirwa wowe nizitsindwe mu izina ryawe ryera, kugira ngo icyubahiro, guhimbazwa no gupfukamirwa bibi byawe. Shyigikira umukozi wawe, umuha imbaraga n'ubwenge, ubane nawe kugeza atangiye, kugeza igihe aza gusoreza. Ukuboko kwawe kwiza kube kuri we, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Muraho neza. Reka mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, tubanze twishimire kwiduhaye uyu mwanya
umwanya mwiza wo kubana namwe. Ndibwira ko kuri njyewe hano n'ubwa mbere. Amazina yanje nitwa Mvunabagabo Jacques. N'igisenyi twavuye itoro rya Betifage, batubwiye ngo tubaye intasho nimuzakire. Keneye ko tunezeranwa twese tukishimira uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Kuba tugeze mu nzu y'Imana muri iki gitondo ntabwo ari imbaraga zacu. Kuba bateye intambwe ukagera hano bikemera ntabwo harimo imbaraga zawe, ariko abo Imana yagiriye neza tukaba twabonetse. Mumfashe tuyizamurire icyubahiro. Ndabona uko mungana nkumva ndabishimiye, namwe munishimiye byambera umugisha. Murakoze cyane. Buriya nk'uko nabivuze kuva mu gitondo bimbera ideni rikomeye. Iyo ngeze ahantu bwa mbere ndavuga iby'Imana yankoreye ari umuhigo narahiriye imbere y'Imana. Ndanumva bimbera ideni, ariko kubera umwanya tuba dufite umuntu akabura uko abivuga. Uko navuze imbere y'Imana ndi mu kaga gakomeye, ndavangwa aho nzagera ubwa mbere nkahabonera umwanya wo kuvugira Yesu. Nzavuga yuko ndiho mu buzima bw'inyongezo, kuko abo twari kumwe ntibakiriho benshi, ariko njyewe Imana yarandinze genda baste n'ubundi n'abandi ko baragenda barenzaho iminota umpitanu mvuga ubutumwa ubuhamye, numara undekere 30 mvuga ijambo ry'Imana. Sawa urakoze. Yego muraza kumbwira sinamenye igihe natangiriye, ubwo ndaza gusoza izingahe bwo ubu ni 5:20 ubwo iminota 30 na 50 ubwo ndagira ni 5 rero. Umpera Imana icyubahiro. Iyo mvugira Yesu numva nezerewe. Mu buzima nariho ndi umucuruzi, ntabwo nabuvuga ubuhamya bwafata amasaha menshi. Shaka amafaranga mu gihugu cya Kongo niyo nari ntuye, mu ntara zitandukanye ndetse no mu bihugu byo baturanye n'Angola za Zambia, nibihugu nazenguruka ngomba nshaka amafaranga kandi ndayabona. Ariko kubera ibibazo by'intambara za Kongo, umunsi umwe tazibagirwa ibintu birahinduka. Nafunguye radio mu gitondo ariko cyumweru zira ntambara zora muri Kongo, numva bavuga ngo Kivu yose ngo yatewe kandi bayifashe. Uwo munsi umwe ni igihe cya RCD. Nibaza uko bibaye mbo iyo bija kubuhamya burebure na gutangirira mbere na FDL imbere yaho ntambara yansanze ndiyo ngiyo za Mbujimayi ku mupaka wa Mbujimayi na Angola. Byahabereye ni birebire ariko nta kibazo. Aho nagize ibibazo cyane ni igihe cya RCD. Ariko Imana kuko ari Imana izisezeranya kandi igasohoza. Data yari yarambwiye ngo batwita inda yanje, ngo Imana yari babwiye ngo nzayikorera. Mbonye tugeze mu mwanya w'urupfu, bamaze kudufata batujyanye kutwica, batugejeje mu muryango badukuramo imyenda yose. Musikara tubwira ngo uwo bakuyemo imyenda abakiriwe urwo gupfa. Abaye nijoro saa 7 baraza batwara igice kimwe, bari bamaze kutugezamo turi nka 47, baraza batwara abandi bose, nsigana n'abakozi bankoreraga 3. Ijoro rikurikiye birongera biba gutyo. Burya gusenga Imana n'ukwishinganisha. Kwindi hamari maze kuba narasenze navango Mana nunkura nzagushimira, nunsoreza ibyo wavuze nzagukorera. Ijoro rikurikiye biba gutyo. Bari bamaze kuzana abandi benshi barabatwara barapfa.
bigeza ku ijoro rya gatatu, ariko bucya ari ijoro rya gatatu mbona umuntu araje ampa Bibiliya, arambwira ati Jacques akira Bibiliya. Rambura ijambo ryanditse muri Zaburi 118 n'umurongo wa 17. Ndambuye sanga handitsemo ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yagize gute yakoze. Igitangaje rero, hejuru y'ibyo nta mwanya uhari, baradufunze tumara amezi 3 tutarya, amezi 3 ntacyo turya, ariko Imana kuko ari Imana, bigeze igihe bigeze ku mwanya wa nyuma, hari mugenzi wacu wari wegamiye ikibambasi nk'hariya, abona asa n'ahatose ku matofari, atangira gusa n'uharigata, harigate haza amazi menshi. Ayo niyo yadutunze muri prison, amezi 3 tutarya tutanywa, bakaza bakavuga ngo ba Rwanda bakofa kate, abanyarwanda ntabwo bapfa. Tukiyagera yaramaze gupfa abasore 2 bavukana, no gukura imirambo yabo bakavuga ngo reka babarindire bazakuremo twese twapfuye. Ariko Imana ntiyari ifite gahunda yuko tuzapfa, ahubwo yari ifite gahunda yuko tuzarama. Uyu munsi naje nkaba ndimo mvuga Imana, nkaba ndiko mvuga gukomera kw'Imana, nkaba mbagaze imbere yanyu ngiye kuvuga ubwami bw'Imana. Igihe amasaha yanyu azaba yarahindutse, byenda musigiye muterana kabiri, uzampamagaze nze gutanga ubuhamya, zanumva byanezeze. Mumbaye nk'iminota nka 40 ngahe, ngafata nka 15 nkavuga. Imana ibahe imigisha kandi bagire neza mu izina rya Yesu. Twasomye Matayo cya 3 umurongo duhereye ku wa mbere n'uwa kabiri tugere ku wa gatatu, kuko mwanya ni kumeze. Mwabwiza bwanditswe na Matayo igice ni cya 3 umurongo duhere ku wa mbere tugere ku wa kabiri, urimo intego y'igiterane. Turasoma tugere ku wa gatatu, aravuga ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudeya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. 3, kandi niwe uwavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorora inzira ze. Izina ry'Uwiteka yabwe icyubahiro. Kadukomeze some bandiko Paulo yandikiye ab'Efeso, turasoma 5 na kwice cya 2 duhere ku murongo wa mbere tugere ku wa 7. Aravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzizi ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko Imana yuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Ubwo urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Handi hinjira mu ntego y'igiterano umurongo wa 6 akavuga ngo nuko ituzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose. Tugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakira ijambo ry'Imana.
nageze kurwana nayo mu mwanya mutoya. Iwacu twamenyereye amasaha maremare kuko duterana iteraniro rimwe, umwigisha agakoresha iminota agenerwa. Yego, kuko iminota igenwa y'umwigisha ibihari irazwi, hano muyigabanya kubera ibihe byanyu biba ari byo kwihuta, ariko iyo mwugiye mushaka uburyo biziyongera. Basi nabonye iteraniro rya mbere rihuza n'iryo rya gatatu ya babiri, iri naryo ntiryuzuye rikaba irindi. Igihe muzagaruka hano nanjye nakigira icyifuzo nkazaza kubwiriza mufite abiri. Byambera umugisha. Imana ihabwe icyubahiro. Mumaze icyumweru murimo muvuga aya magambo yo kwihana. Kwihana, ubutumwa bwa Yohana yazanye bwo kwihana, nanjye ndabuvugaho umwanya mutoya. Yohana yaje ari integuza y'ubwami bw'Imana, cyangwa se mvuge ngo yari mateguza Kristo, akangurira abantu kwihana ibyaha. Ijwi ryarimo rirangururira mu butayu rivuga ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka. Abantu ba hano seje umva itangazo, ijwi ko riravuga ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka kandi mugorora inzira ze. Uyu Yohana ni umugabo wakoze ubutumwa bufite intego yo kwihana ibyaha kugira ngo dutegure ubwami bw'Imana. Iyi teme ni teme iremereye, yari yo gushakirwa icyumweru ikitonderwa, kiki muyimazemo kugira ngo yinjirwemo neza kandi ize kumvikana neza. Yohana iyo usomye ijambo ry'Imana rizavuga ngo ni umwana w'isezerano, kandi usanga uburyo yavutsemo, yavutse mu isezerano ry'Imana. Burya umuntu w'isezerano nushaka uzumwitondera, ibye biba bifite gahunda ndende n'Imana. Ababyeyi be bari ingumba, ntabwo bari bafite umwana, ariko bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagenderaga mu mategeko y'Imana, bakoraga ibyiza by'Imana kuko Imana ibibashaka, ariko ntibyababujije kuba ingumba. Ariko umunsi umwe Imana ishaka kubabera igisubizo cy'ikibazo, ariko ibaha umwana ifiteho umugambi. Imana yari imufiteho umugambi wo gutegura ubwoko bwayo, gutunganiriza ubwami bw'Imana. Yohana yavutse ari igisubizo cy'ababyeyi, ariko avuka ari mu mugambi w'Imana wo gutegurira Imana umwanya wayo mwiza w'igisubizo cy'umugambi wayo. Sinzi niba hari umuntu usoma cyane ikinyarwanda yihuse ngo asomere Luka 1 umurongo wa 16 n'uwa 17. Waba yihuta yamfasha ose, wakwihuta ukamfasha. Umubwiza bwanditswe na Luka 1:16 ugere ku murongo wa 17 nimba bahagaze yasoma. Yego, ta mikrofone aho ngaho tujyanirane niho twihuta. Amen. Reka dusome Luka igice cya mbere duhereye ku murongo wa mbere. Igice cya mbere umurongo wa mbere
ku gice cya mbere umurongo wa 16. abantu benshi bagerageje kwiringaniza pardon yego abantu benshi bagerageje kuringaniza icyitegererezo cy'amahoro cy'ubwemere natwe rwose. Genda 17. 17. Yego, azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bwa Eliya. Basanganye imitima ya base n'iy'abana. Ntabwo ndi kureba neza kubera amaso. Eza mushumba hariya dufashe. Sinzi uyadufasha gusoma cyane, sinzi uko bigenze. Reka dusome. Azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya. Yego. Ubwo n'umurongo wa 17. Asanganye imitima ya base n'iy'abana n'abatumvira Imana, azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Nako cyane nashakagamo. Intego ya Yohana kuza kuvuga ubutumwa bwo kwihana, yari makenera gutegura uzaza gutegura ubwoko bwatunganirijwe ubwami bw'Imana. Burya umugambi w'Imana ari mugari kuri twebwe. Umugambi w'Imana watangiye, Biblia zangu tangu misingi ya ulimwengu haijaumbwa, ifatiro z'isi zitarashingwa, Imana yari ifite umugambi wo kudutegurira, wo gutegura uzaza gutunganya abazaraga ubwami bw'Imana. Muyimpera icyubahiro. Buriya ab'Imana yateguriye kuzaraga ubwami bwayo nibo bumva ijambo ry'Imana kandi bakaryumvira, nibo bashobora kumva bonyine ubu butumwa bwo kwihana ibyaha, nibo bashobora kumva bonyine ubu butumwa bw'ubwami bw'Imana. Reka twikomereze, reka tuvuge kwihana. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nicyo Yohana yavugaga. Kwihana reka mbyite ngo ni uguhinduka rwose, ubuzima bwawe bugahinduka, ubundi kandi hagahinduka imiterere yawe. Nabivuze kuva mu gitondo, hagahinduka imitekerereze yawe, hagahinduka imivugire yawe, hagahinduka imikorere yawe. Tubyumve, mwarakijijwe, mwaraje, ariko kugira ngo wakire ubwami bw'Imana hari igisabwa, ni uguhinduka. Nabivuze mu gitondo, ushobora kuba uri hano ukora umurimo w'Imana, uri umupasitori nkanje, ushobora kuba uri umuririmbyi wicaye muri izi ntebe nkawe, mushobora kuvuga ubutumwa mugasohoka mukagenda, ushobora kuba waraje wicaye muri iri teraniro ringana gutya, warabatijwe mu mazi menshi, ariko ibyaha utarabyihana kuko nturahinduka. Abahindutse muri aho bamutinye kunsubiza se, ubu nta barimo. Abahindutse muri aho
ntabwo ari benshi. Ushobora kuba mu nzu y'Imana wicaye muri izi ntebe kandi ushobora guturamo imyaka myinshi ariko utarahinduka. Ibyo Yohana yavugaga yateguraga umwami Yesu uzaza, abamwakiriye bose bakinjira mu bwami bw'Imana. Ariko ushobora kuba utuye hano seje muterana utaramenya uko ubwami bw'Imana bwaje kandi bukaba butaranakugeramo. Ariko reka nkubwire ngo ubwami bw'Imana bwaraje kandi ubwami bw'Imana bwarabonetse, abera b'Imana babutuyemo. Burya mu bintu byose uriya murongo wa 8 uri hariya muri ya ntego yanyu aravuga ngo mwere imbuto zikwiriye abagize gute? Abihana. Iyo utaraba uwo kwera imbuto ngo wihane, wera imbuto aho utuye, wera imbuto aho ukorera, wera imbuto mu nzu y'Imana, wera imbuto mu wo muririmbana, uhinduke rwose icyaremwe gisha, ubwami bw'Imana buba bukiri kure yawe. Ariko ubwami bw'Imana bwarabonetse. Yesu yaraje aravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange ngire gute? Mbaruhure. Abageze muri Kristo babona uburuhukiro, abageze muri Kristo babona ubuturo, abageze muri Kristo bagubwa neza. Imana muyimpera icyubahiro. Ubwo bwami bwaraje bwarabonetse, ariko ikibazo ni ukubwinjiramo, bugerwamo n'abihanye ibyaha. Abagalatiya cya 5 umurongo wa 19 iratubwira imirimo ya kamere. Pastor, insomera imirimo ya kamere kankorushe utambukire hano urabikora. tugiye gusoma Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 dusome. Dore imirimo ya kamere iragaragara, niyo iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira ukuri hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Amen. Abakora ibisa gutyo ntabwo bazaraga ubwami bw'iki? Bw'Imana. Ubwami bw'ijuru bwarabonetse, ariko abakora ibizira, abakora ibizira ntibazaraga ubwami bw'Imana. Iyo usomye 5:22 haravuga imbuto z'umwuka. Muhe iyo mikrofone yimuhereze musubize. Nakomeza nkoresha iyi ngiyi nabagumaniriya nubwo mwamyari mugufa, ariko manifashe dusome. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo. Imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwihangana, no kwirinda.
ibimeze bityo nta mategeko abihana. Imana iguha umugisha. Umva amabwire twihuta muri iyi ntego yacu. Nimba ushaka kujya mu ijuru ugomba kwera iki? Imbuto. Va muri kamere wera imbuto z'umwuka. Urwango ruracyuzuye mu bantu, amashara aracyuzuye mu bantu, ariko ijwi ko riratangaza rivuga ngo mwihane, muhindukire, mutunganye inzira z'Uwiteka, mwakire ubwami bw'Imana mu mitima. Mu gitondo twavuze inyungu ku bamaze kwakira ubwami bw'Imana, kubakiriye ubwami bw'Imana, kubakire Kristo muri bo. Ariho hariya twasomye mu rwandiko rw'Abefeso. Aba bamaze guhindurirwa ubuturo, aba barimutse, tugendana nabo muri iyi si ariko atari ab'isi. Kiriya gitabo cy'Abefeso ndagikunda cyane. Rwa rwandiko iyo usomye igice cya mbere kugeza ku cya gatatu usanga harimo gusa ubuturo bw'abera. Abera ni abahinduriye ubuturo, ni babandi bihaniye ibyaha byabo, batunganije ubugingo bwabo, bakiriye ubwami bw'Imana muri bo, Kristo atuye muri bo. Zakunda kuvuga ngo ubuturo bwabo ni muri Kristo. Isi batuyemo ni isi y'umwuka, bagendera muri iyi si ariko atari ab'isi, bagendera muri ubu buzima ariko atari ab'ubu buzima. Niyo mpamvu usanga bashonje ariko barashima Imana. Wa mubyeyi uvuye hano Imana imuha umugisha, akabura umwana ari akavuga ngo Imana ihabwa iki? Icyubahiro. Nuko barahinduriye ubuturo. Gufusha umuntu burya ntimugire ngo gufusha umwana biroroshe. Njye nafushije umwana w'umukobwa urangije kaminuza, yakikanye mufite mu ntoki, mpaye mvugana nawe tuganira, ntazi uko yanapfa, ariko akaba arambwira ngo papa ndi umugeni ngo ndataha. Kurataha wa mwana we ati niko bimeze, arwara gusa mu buryo bworoheje, mbona aragiye. Ufusha umwana kugira ngo wagayane ushime ni ubutwari bukomeye. Aho iyo wahinduriye ubuturo umenya yuko n'uwagiye ufite uburyo uzamusangayo. Hano turi mu isi ntabwo turi iwacu, turi abashitsi. Abahinduriye ubuturo barimutse batuye muri Kristo, ibyabo byose babiharira Kristo. Iyo baburaye barabanga izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Baba batarabyaye ari ingumba kuyu Zakariya akavanga izina ry'Uwiteka rihabwe iki? Icyubahiro. Baba barwaye, baba bashonje, ubabona bameze nk'abandi, niko baririmbyi baturirimbiye, ariko abo ngabo baba barimutse, baba barahindutse, ubuturo bwabo baba ari muri Kristo. Bafite inyungu rero cyangwa bafite ibibaranga. Mu gitondo twavuze ngo baba bakijijwe by'ukuri, n'abagenda bumva barakijijwe. Mumpera Imana icyubahiro bakijijwe. Ese ubwo wicaye aho umutima uhita uguhamiriza yuko wakijijwe, kugira ngo umenye neza yuko wahinduriye ubuturo, ubwami bw'Imana bwaje muri wewe, nukumenya neza yuko wakijijwe by'ukuri. Ese abakijijwe by'ukuri ni bande? Ni babandi bemereye ijambo ry'Imana kuyobora ubugingo bwabo, ibyo ijambo ry'Imana ribabwira bagakora ibyo ngibyo, bakera imbuto zikwiriye abihaniye. Abo ngabo nibo bakiriye ubwami bw'Imana, bagenda bumva barakijijwe by'ukuri. Iradukiza itabitewe n'imirimo yo cyanuka twakoze. Reka nkubwire ngo aba kandi bagenda biyumvamo imbabazi, bakumva barababariwe. Bashumba, burya kugenda na assurance y'agakiza ni ikintu gikomeye. Ukaza ugenda na confidence yuko wagize gute? Wakijijwe. Wasutambuka ukumva ngo narakijijwe. Waba uryamye nijoro ukumva ngo narakijijwe. Wicura mu gicuku wasenga ugahamanya n'Imana ukavuga ngo nakiriye iki? Agakiza. Waba uri mu bandi bari mu maganya y'isi ukavuga ngo ibi ngibi ni iby'akanya gato, ariko dufite iwacu ni hehe? Ni mu ijuru.
mwayimpereye icyubahiro ukagenda na asiranse y'iki y'agakiza, cyizere cy'agakiza, ukavuga ngo nakiriye imbabazi zima, narababariwe, amaraso ya Yesu yanogejeho ibyaha n'ibicumuro byanjye, amaraso ya Yesu yankuyemo inzangano, yankuyemo amashari, yankuyemo urugomo, yankuyemo urwango. Ubu ngenda nemye, ngenda numva amahotse, ngenda numva nambaye imbaraga z'Imana, ngenda numva ubuntu bw'Imana buri muri njyewe. Ubuntu bwawe bugize gute? Burambagije. Katuyikomera amashi. Ubundi kandi uwamaze kwakira ubwami bw'Imana muri we agenda muri we akiranuka, ntabwo yirirwa yigishwa ibindi. Ubwami yinjiyemo bumwigisha gukora byose, arakiranuka. Mwari muzi ko tugifite abakristo b'abajura b'icyacumi bashumba, bamwitorera imyaka 40 ari umujura, ntakiranuka. Imvugo ze zuzuyemo ibinyoma. Ubu nyine ikibazo sigaye mfite, abantu baravuga ngo ni telefone ihaye igira gute, ihaye ibesha. Arabambajije ejo barambwira ngo ariko ngo hari ikinyoma gishobora gufasha umuntu ikamukiza, ngo ikinyoma gishobora kugira gute, ngo gishobora kugukiza. Ngaho ni mumpezi igisubizo. Hari ikinyoma cyakiza umuntu mu buzima bwa hano kirahari, ariko mu buzima buzaza iyo wahinduriye ubuturo, umuswahili aza ngo kuishi ni Kristo, kufa ni faida, kubaho ni Kristo, gupfa ni iki? Ni inyungu. Ikinyoma cyatuma mbesha ngo niho mbaho, ahubwo navuga ukuri byaba ari ugufa nkagira gute, ngapfa pfuye manegereye Kristo hafi, ariko nkagumana icyizere cy'agakiza naha. Iyo ni equation mbashizemo, uba benshi barakigira ikibazo, ariko igisubizo ni ukuvuga ukuri. Kuko ababesha ntibazaraga ubwami bw'iki bw'Imana, ntabwo bafite. Twakomeye tuvuga ngo uwageze muri ubu bwami agira amahoro mu mutima we. Yaraje mu Efeso ni kwavuga ababwira ubutumwa bw'amahoro, abari kure n'abari hafi, niko twavuze mu gitondo. Yaraje atubwira ubutumwa bw'iki bw'amahoro. Abanyamahanga, abari kure n'amasezerano, abatari bafite Imana, twebwe tutari ubwoko bw'Imana, ariko Kristo yaraje mumumbere icyubahiro, yarakoze. Isoma ijambo ry'Imana usanga ni twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, niko twasomye. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubuntu nibwo bwadukijije. Amaze kudukiza, Bibiliya ivuga ngo nuko ituzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Abo nibo bahinduriye ubuturo. Yamaze kudukiza, iratuzamura, idukura muri iyi si, twicara mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ubuturo bw'abera ni muri Kristo, ubuturo bw'abera ni mu isi y'umwuka. Iyi si bayigenderamo bakatubona tugenda, siko mwaturirimbiye, batubona dushonje, ayi, ariko turabaragwa. Bakatubona mu bibazo by'ubuzima busanzwe, ariko twahinduriye ubuturo. Ubuturo bwacu ni mu ijuru, isi dutuyemo ni isi y'umwuka. Kristo yaraje kugira ngo duhindurirwe ubuturo. Reka soze mvuga ngo ya minota yanjye irarangiye. Muri Kristo harimo ubutunzi
iyo twahinduriwe ubutunzi dusangamo, iyo twahinduriwe ubuturo dusangamo ubutunzi. Mu gitondo twavuze ngo ni ubutunzi bwo kugira gute? Bwo kumenya. Buri muri Kristo. Ubwenge no kumenya. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kandi kuva mu byaha niko kugira gute? Kujijuka. Abahinduriwe ubuturo n'abanyabwenge. Barajijuka bava mu byaha. Ntabwo bagendera mu byaha ukundi, ahubwo barihana bagahindukira, ubuturo bukaba muri Kristo. Isi batuyemo ikaba isi y'umwuka, bakagenda ari abana b'Imana bahinduriwe ubuturo icyanyuma. Mu guhindurirwa ubuturo duhabwa ubugingo n'Imana, twagenda turi abanyabugingo, twagenda twarahawe ubugingo. Niringiye kuzabona ubugingo buhoraho, ubwo umwami utabesha yateguriye abamukunda. Imana ibaha imigisha muzaraga ubugingo. Imana ibaha umugisha muzaraga ubugingo. Imana ibaha umugisha muzaraga ubugingo. Imana ibaha imigisha 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 muzaraga ubugingo. Tugenda turi abanyabugingo. Tugenda turi abanyabugingo. Tugenda turi abanyabugingo. Tuba twaravuye mu rupfu twarinjiye mu bugingo. Haleluya. Abahinduriwe ubuturo bavuye mu rupfu binjiye mu bugingo. Abafite ubugingo buhoraho nibo bahinduriwe. Hari umunsi mbandi zavuga abatuye muri Kristo bakazamuka. Reka nsoze nkubaza we uraha, ese ahari nawe waba warimutse uri mu isi y'umwuka utuyiranye muri Kristo, cyangwa se uracyatuye kuri iyi si ibibazo? Hari ibigutandukanya na Kristo. Uyu munsi ijambo ry'Imana rishaka ngo uhindukirire Yesu, uze winjire mu bwambi bw'Imana. Ubwambi bw'Imana bwaraje, Kristo yarababajwe ku bwanjye nawe, araza dutegeye amaboko kuri uyu munsi, karakubwira ngo ngwino winjire mu bwambi bw'Imana. Kwinjira mu bwambi bw'Imana no kwihana ibyaha. Ese waba uhari uhindukirira Yesu ngo tugusengere Imana dusoze? Minota yacu yarangiye. Waba uhari? Zamura ikiganza tugusengera Imana. Wowe uhari zamura ikiganza tugusengera Imana. Zamura cyane. Zamura cyane. Reka tugusengera Imana. Imana ibahe imigisha. Duhindukirire Yesu. Twemere Yesu ayobora ubugingo bwacu. Twemere Yesu aduhindura ibyaremwe bisha. Ibya kera bikurweho. Za kamere zari zikubase. Za kamere wagenderagamo reka tuzivemo, twakire Yesu ayobora ubugingo bwacu. Katugusengere. Urahari? Urahari? Zamura ikiganza cyawe tugusengera Imana. Zamura. Tunangira umutima wawe, uzamura uhindurirwa ubuturo. Reka sabe umushumba yigire hafi asenga Imana. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwo gusa no kwiyambura iyo myambaro mibi Yesu abambikiye y'ubukwe wogejwe. Mwene data, ukeneye kubabarirwa ibyaha, ukinjira mu mwanya mwiza, ugahindurirwa ubuturo bw'abera ari muri Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Kaba gusengera Imana uhagurutse. Yesu akugirire neza. Icyubahiro cy'Imana kibe muri wewe. Amen. Reka nsabe iteraniro ryose rihaguruke dusenge Imana. Ubuturo iyo twabutunze, Satani we ahora ashaka kutwanduza. Niyo mpamvu tugiye gusaba Imana imbaraga kugira ngo tubugumemo, kandi n'abasubiye inyuma nabo Imana yongere ibafashe ibambike imbaraga. Mana, turagushimiye. Ijambo ryawe ni rizima. Ijambo ryawe rifite imbaraga zo gukiza.
ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe riramurika ahacuze umwijima. Niyo mpamvu iteraniro ryose duhagurutse turifuza ko ubwami bwawe buza bukaba mu mitima yacu. Iyo ubwami bwawe buje tumenya uko twitwara, tumenya uko tugenda, tumenya uko tuvuga. Reka ubwami bwawe bube muri twebwe, bizatuma dutinya icyaha, bizatuma tugukorera uko bikwiriye. Abacitse intege bagasubira inyuma, turabasengeye bambika imbaraga zawe. Abatarakumenya reka bakumenye. Turakwinginze cyane, girira neza buri wese. Muri iri teraniro dusengeye abarwayi bakize, abafite ibibazo bitandukanye bikemure. Muri iri teraniro koramo imirimo n'ibitangaza. Turagushimiye ko uhari, tugukomeye mu mashyi kuko ukiza indwara, tugukomeye mu mashyi kuko utanga amahoro, tugukomeye mu mashyi kuko utanga agakiza, tugukomeye mu mashyi kuko uhindura amateka. Turagushimiye Mana, ibyo byose tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Umwigisha arakoze, tumwerekezeho ibiganza tuvuge ngo Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga icya 10 n'amaturo. Ni byiza ko uwakiriye ubuturo amenya uko bimeze, uko agomba kubigenza. Bene uwo nguwo ntago afite umutima umucira urubanza, akora ibyo gukiranuka. Sabe Benaya batambuke baze hafi ahangaha turirimbane indirimbo n'iteraniro ryose. Ariko umuntu wese ugiye kurambura ikiganza cye atanga ituro, Imana iguha umugisha, aho ukuye ihongere. Ni icya 10 n'amaturo, kandi tubikore neza, tujye dukiranukira Imana. Abana b'ibwami bamenya iby'ubwami. Reka tubabwire Momo, iyi ndirimbo turayiririmbana duhagurutse. Iteraniro nimuhaguruke, nimuhaguruke mwese, nimuhaguruke, ntacyo bitwaye. Nibayizamure n'indirimbo yo mu gitabo tugiye kuririmbana na Benaya Oshutimu, ariko barimo barayitegura. Wowe ufite telefone, reka tukwibutse kode wakoresha kugira ngo bikorohere. Ufite amafaranga kuri telefone, ku cya 10 n'amaturo ushyizeho ya mibare ibanza, kode ni 077911 077911. Murakoze cyane namwe barimo baratambukana ibya 10 n'amaturo. Imana ibahe umugisha. Karibu. Ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza umutima. Ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza umutima. Yesu yaranyisuriye, yanyisuriye, yamena yose, yamabari ibyaha atumanera. Yesu yaranyisuriye, yanyisuriye, yamena yose, yamabari ibyaha atumanerane. Nasaga uwapfuye umutima wanjye, maze sarazuba
umugisha. Tugeze mu mwanya wo kubaka inzu y'Imana, urusengero rwacu, kandi tuzi inyungu zibirimo. Protokoli badutunganyirize ibiseke dushyiramo amafaranga yo kubaka urusengero. Murabona ko imirimo iracyahari. Iki gikuta tureba aha ntikirakorwa, n'ikiri hariya ntikirakorwa. Imbuga twatangiye kuyikora nk'uko twabibabwiye, ariko hari imirimo myinshi isaba amafaranga menshi. Ibyo rero tubikora neza tubikunze, kuko tuzi ko harimo umugisha, kandi aho Imana igejeje ikora, reka duhuze ibiganza tuyikomere mu mashyi tuyishimire cyane. Ku bashyitsi ntago dusanzwe duteranira aha, turacyateranira hariya hepfo kubera ko hari ibyo tugisabwa kuzuza. Kandi mutambukane ayo mafaranga, harimo n'intebe. Twasabye buri mukristo wese, umuryango niba ufite umuryango w'abantu 10 n'intebe 10, intebe n'ibihumbi 10, abasore n'intebe 2, abakobwa n'intebe 1. Abashyitsi namwe mukaduha intebe uko mubitekereje, kandi izo ntebe muziduhe vuba kuko zirakenewe. Nk'ubu twakodesheje, ariko dukeneye intebe zacu kugira ngo tuzabashe kubona uko twicara. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, mujye mubanguka mwihuta museka munezerewe. Aya ni amafaranga yo gukomeza imirimo y'inyubako. Abakristo amafaranga y'intebe nayo mugomba kuyazana itarenze kuri 23 z'uku kwezi, n'inkingi nazo mukazizamura zikagerayo, kandi Imana izakomeza guhabwa icyubahiro. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Mujye muyazana mwishimye munezerewe, kuko mu gukorera Imana harimo inyungu nyinshi cyane. Turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Yego, turabashimiye cyane rwose aho mukuye. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Abizera bashya, abazabatizwa n'abazakirwa, ndabasaba ko batambuka baza aha ngaha. Murakoze cyane. Tugiye gutanga amafaranga dukoresheje telefone zacu. Mufate telefone. Umuntu ufite telefone ikaba iriho amafaranga ni umugisha ufite. Hari undi uyifite adafite nayo guhamagara, adafite nayo kubipa, ntakiriho. Wowe ku mafaranga ufiteho, niba atarayo kwishyura cyangwa ikibazo wateguye, koraho wohereze kwa Mana. Imana iraguha umugisha. Reka tubibutse kode y'inyubako: akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, 0791 akanyenyeri ugashyiraho amafaranga. Mubanguke mutambuke mwihuse. Mbibutse kode nanone: akanyenyeri 182, ni ya mibare ibanza, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, 0791 56. Urabonaho ijambo ADPR, urabawohereje kwa Mana. Imana ibaho umugisha mwinshi. Abashyitsi, imiryango irafunguye yo gukomeza gukorera Imana, mudutera inkunga kugira ngo kuri inzu y'Imana nawe ugireho urwibutso. Amatangazo dufite duhereye kuri aba bashiki bacu na bene data. Aba ni abantu muri kino gihembwe cya 4 cy'uyu mwaka tumaze iminsi twigisha. Bamwe bazakirwa, abandi bazabatizwa, kandi tuzabatiza ku itariki 23. Noheli izaba barabatijwe nabo, barabaye byaremwe bishya. Murabareba neza. Uyu ni umunsi wa mbere kugira ngo tubarange. Turatangira kubabaza muri kino cyumweru, no ku cyumweru tuzaberekana. Muraturanye murebe ko bafite ubuhamya bwiza. Ndabona hari abarimo barihisha, ba basore bagerageze babarebe cyane n'aba bakobwa. Mwababonye, muhindukire murebe na hariya muri korali Gosheni na hariya hakurya, mubarebe neza. Nimugira uwo mubona bitaratungana neza muze kutubwira.
sawa murakoze murebe na hariya hakurya. Imana ifite abakozi n'abazakora mu gihe kizaza yatangiye kubatunganya. Reka tubasabe rero mujye kwicarira, tugiye gukomeza gukurikirana ubuhamya bwanyu, no ku cyumweru tuzongera tubarange. Mujye mu myanya yanyu, Imana ibaho umugisha. Barimo baragenda, reka tukomeze tubagezeho amatangazo. Tugira amateraniro 3 ku cyumweru, n'uyu munsi turagira 3. Irya mbere ni saa 9:30, irya kabiri ni saa 3:45, irya gatatu ni saa 6. Tugira igicaniro cy'amasengesho kiba kuwa 4 saa 2. Haba hari ibihe byiza, Imana ibirimo irakora imirimo n'ibitangaza. Nimugoroba saa 12 abagabo barasenga kuwa mbere, kandi kuwa kabiri ababyeyi barasenga saa 3. Kuwa gatatu zone ziraterana. Kuri uyu wa gatatu ntago zone zizaterana, hari hateganyijwe zone ya Kimisange, ariko zone ntago zizaterana kuko dufite igiterane kizatangira kuwa 4. Twifuje guha umwanya abaririmbyi bakazarepeta, nibyo byiza batazabura abantu. Ubwo rero ntago zone zizaterana. Kuwa 4 nabwo ni igicaniro cy'amasengesho, Imana ibirimo irakora imirimo. Dutangira ku isaha ya saa 2 za mu gitondo kugeza saa 10. Kuwa gatanu ni ijoro ry'impinduka, aho Imana ihindura amateka y'abantu kandi ikomeje kuyahindura. Abizera bashya tubigisha nyuma y'iteraniro rya kabiri ku cyumweru, ariko by'umwihariko bafite gahunda zidasanzwe bari bubwirwe kuko tugiye gutangira kubabaza. Uyu munsi dufite igiterane gitangira saa 8:30 cyateguwe n'itorero rifatanyije na famiye Abanyamwuka. Ni igiterane kidasanzwe kandi turashimira Imana ko yaduhayemo korali Evangelique iraza kuririmba na korali Impanda. Karibu. Andi matangazo adasanzwe, icyumweru gitaha nabwo dufite ikindi giterane. Tuzakira korali izaturuka i Nyamagabe, korali yitwa Elayo. Izaza kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Imana tuyikomere mu mashyi, tuyikomere mu mashyi. Ibi bintu nta handi biraba usibye aha Sejemu, niho twakiriye korali guturuka Rubavu kuwa gatandatu no ku cyumweru. Kuwa gatandatu no ku cyumweru tukakira indi korali. Ibyo ni iby'imbaraga Imana yakoze kuri iri torero. Turamburira Imana ibiganza tuyishimire, kubera impamvu ikomeye. Umukristo w'itorero rya Sejemu uzicwa na bwake y'ijambo ry'Imana azaba yizize. Ibyo kurya birahari bihagije, guhera ku wa mbere muri Nibature nayo yateguye, kandi gahunda iteye itya. Abaririmbyi babyumve bazitabire iyi gahunda ya burakeye idasanzwe. Ku wa mbere intwarane zo zizatangira ku wa mbere zisoze ku wa gatandatu, no mu giterane bazaririmba no ku cyumweru. Ni amateka mashya. By'umwihariko ku wa mbere muri Nibature Hermon izaririmbamo, ku wa kabiri hazarimbamo korali Maendeleo, ku wa gatatu hazarimbamo korali Impanda, ku wa kane hazarimbamo korali Betifage, ku wa gatanu hazarimbamo korali Goshen, ku wa gatandatu hazarimbamo korali Nayote. Izo nizo korali zizaririmba mu gitondo muri burakeye bafatanyije na korali Intwarane. Kandi nanone kuwa 4 igiterane cy'umugoroba kizatangira, tuzafungura kuwa 4 nimugoroba. Kuri uwa 4 birumvikana korali Intwarane yo izakomeza kuririmba paka. Intwarane izaririmba kuwa 5, ariko kuwa 4 hazaririmbamo korali Maendeleo, haririmbamo korali Hermon na korali Goshen. Aho ni kuwa 4. Kuwa 5 nimugoroba mu mpinduka hazaririmbamo Intwarane, Betifage n'Impanda. Kuwa 6 ku manywa saa 8:30 mu giterane hazarimbamo korali Hermon, Nayote na korali Elayo izaba yaturutse i Nyamagabe. Ku cyumweru hazarimba korali Intwarane, Goshen na korali Elayo mu giterane. Amavuta y'Imana azababeho.
muri iki giterane tuzagira abashyitsi benshi, tuzabanamo n'umushumba mukuru w'itorero ADPR mu Rwanda. Turange abageni. Aha, birakaze. Abakobwa haleluya, abasore haleluya. Itangazo ry'abasore bafite imyaka guhera kuri 27 murimo muracumura, musohoza isezerano rya bashiki bacu. Ubwo rero niba mufite ibibazo by'ubushobozi, Imana ibaha ubushobozi mu izina rya Yesu. Uyu mwaka ubwo ubasize, umwaka utaha ntuzabasige. Reka rero twihamagarire umukobwa wacu yakunzwe n'umusore witwa Mugambira Emmanuel. Uwo mukobwa yitwa Uwamahoro Delphine. Uwamahoro natambukaze. Murakoze cyane. Niyo mpamvu ndabona hari abasore gusa marimo barabibishya kubera ko nyine bafite ikibazo. Octave n'abandi bagabo bazaze baza gucuranga, abakobwa nibaza kuko ibintu mwari murimo muracuranga ni ibiki. Sawa. Uyu mukobwa murabona ko igihe cyari kigeze, mu by'ukuri Imana ibigenje neza, nishimye. Muyihereze icyubahiro. Sawa. Mushobora kuba mwibajije aho umusore ari. Mwemuretse gatoya mutuze. Uyu musore ntago ari mu gihugu, ariko mu minsi mike araza. Twavuganye nawe, ubuhamya bwe twarabwakiriye, kandi uyu ni umukobwa wacu muri korali Gosheni. Nimufotore neza aze koherereza shiri, aze kumubwira ngo wabibonye rwose. Uyu mushinga murawemera se? Adelphine, igendere ujye kwicarira, kandi Imana isubiriza igihe. Murabona ko afite impano. Mbonereho umwanya w'abantu berekanywe ntibabahe indabo. Iki nicyo gihe tugezemo, wowe nta ndabo baguhaye kubera ko niko byari bimeze. Sawa. Dusoje iri teraniro rya kabiri tubashimira mushumba uturuka Rubavu nabo mwazanye bose na korali Evangelique. Turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Abakozi b'Imana twabanye n'abashyitsi batandukanye, abashumba, ababwiriza butumwa, ndetse n'abashyitsi baturutse hirya no hino, n'abakristo bacu mwese, Benaya Team, korali Nayot, korali Gosheni, mwese Imana ibahe umugisha. Sabe kandi korali Maendeleo, namwe Imana ibahe umugisha. Sabe korali Gosheni itambuke, sabe iteraniro ryose rihaguruke, dusenge Imana. Turinjira mu iteraniro rya kabiri, korali Gosheni ahita iririmba indirimbo, turahita dukomerezaho. Mwese muhaguruke. Tubifurije umugisha w'Imana muri iki cyumweru tugiye gutangira. Mwese muzahahe kandi muzaronke. Icyubahiro cy'Imana kizabatwikire. Imana izabarwanira intambara muzi nizo mutazi. Abacuruza muzacuruze muzunguke. Abakorera abandi muzabona imigisha itandukanye. Abadafite akazi Imana izabaremere ubuhamya. Ubwiza bw'Imana buzabane natwe twese. Imana izaturinde mu majya no mu maza. Mana turagushimiye. Umugisha utanga uzana ubukire, nta mubabaro wiyongeraho. Tugushimiye umugisha uduhaye uyu munsi, kandi tugize ibihe byiza turi imbere yawe. Abagiye gendana nabo, abakomeje kuba mu nzu yawe, ukomeze kubana natwe, kandi ukomeze kuduha ibihe byiza muri iri teraniro rya gatatu. Turagushimiye, ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Mujyane n'amahoro ya Kristo.
kuri mixer wadufungurira mikrofone zirafunze. Niduhamagara niyo kwizerwa ibyo yavuze izabikora kuko atari umuntu wibeshye n'inyangamugayo izabikora niduhamagara niyo kwizerwa ibyo yavuze izabikora kuko atari umuntu wibeshye n'inyangamugayo izabikora amateka y'umwami wacu atwemeza ko ari Imana ikomeye amateka y'umwami wacu Yesu atwemeza ko ari Imana ikomeye mu mvugo no mu ngiro umwami twamubonye akora nigeze aduhana mu mvugo no mu ngiro umwami twamubonye akora twaramutabaje ubwo twari dusobewe ategera ugutwi yumva gutaka kwacu twaramutabaje ubwo twari dusobewe ategera ugutwi yumva gutaka kwacu kandi ubwo bwihebe bwateraga mu mitima yacu ijwi rye ryiza ryongorera ryaraduhumurije kandi ubwo bwihebe bwateraga mu mitima yacu ijwi rye ryiza ryongorera ryaraduhumurije kandi ubwo bwihebe bwateraga mu mitima yacu ijwi rye ryiza ryongorera ryaraduhumurije ereka imirimo tuvuga twarayibonye nimureke tuvuge imbaraga z'Imana ereka imirimo tuvuga twarayibonye nimureke tuvuge imbaraga z'Imana ereka imirimo tuvuga twarayibonye nimureke tuvuge imbaraga z'Imana irukuntu wari umushumba yahinduka umwami irukuntu wabana urubyaro ku myaka 90 irukuntu wabana n'intare ntikurye kandi ishonje ibyo byerekana imbaraga z'Imana ibyo byerekana ububasha bwayo ibyo byerekana imbaraga z'Imana ibyo byerekana ububasha bwayo irukuntu wari umushumba yahinduka umwami irukuntu wabana urubyaro ku myaka 90 irukuntu
umuntu wabana n'intare nikunye kandi ishonje. Ibyo byerekana imbaraga z'Imana, ibyo byerekana ububasha bwayo, ibyo byerekana imbaraga z'Imana, ibyo byerekana ububasha bwayo. Sifa kwa Mungu. Irakora, Imana y'imbaraga, ikwiye amashyi, ikwiriye impundu, tuyivuge neza yishime, inezerwe. Irakora, imuseruka rukambye, irakora, Imana y'imbaraga, ikwiye amashyi, ikwiriye impundu, tuyivuge neza yishime, inezerwe. Irakora, ibuseruka rukambye, irakora, Imana y'imbaraga, ikwiye amashyi, ikwiriye impundu, tuyivuge neza yishime, inezerwe. Tuyivuge neza yishime, inezerwe. Tuyivuge neza yishime, inezerwe. Tuyivuge neza yishime, inezerwe. Imana tuyitarabire igubwe neza, inezerwe. Tuyivuge neza yishime, inezerwe. Abagabo muyivugirize impundu, abagabo muyivuge imyato, tuyivuge neza yishime, inezerwe. Imana tuyivuge neza yishime, inezerwe. Tuyivuge neza yishime, inezerwe. Tuyivuge neza, tuyivuge neza yishime, inezerwe. Tuyivuge neza, tuyivuge neza yishime, inezerwe. Imana tuyivuge neza, tuyivuge neza yishime, inezerwe. Tuyivuge neza, tuyivuge neza yishime, inezerwe. Imana tuyivuge neza, tuyivuge neza yishime, inezerwe. Tuyivuge neza, tuyivuge neza yishime, inezerwe. Haleluya, haleluya. Gahunda ni ukuvuga neza Imana ikishima. Baravuze ngo ni museruka rukambye. Mwabyumvise? Urugamba rwatukuye, ijambo rya muganga yavuze ngo indwara ntizakira, abantu bavuze ngo ntibishoboka, igahita iseruka igakora. Haleluya! Ngo wambwira ngo gute kuntu umuntu wari umushumba